Yes, Seka morning. Yes, morning Seka. Hamwe n'ikiganiro Okayanone. Yes, igitondo cyizare kuri mwese mudukurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Yes, muraho basore namwe bakobwa. Kayanone n'ubuzima turimo, ni story turimo, ariko zirimo n'inama sometime. Dutangira duseka tugasozanya inama. Aka nagakorisho nagashya kabayeho karasekeje ariko karimo ubuzima. Ushobora gutereta umuntu kuri WhatsApp wita boss CEO hanyuma ukamutumira kuri date maze ugasanga ari umuntu musangira icyumba kahoda kobwa kuri WhatsApp sajati Kayanone uko bitangiye rero dore nuko byarangiye. Abaze kunyumva neza cyane kuri microphone ni bahaye ikaze. Uko umusore rero witwa a man of class asuze ba man of class sora babafunzemo neza cyane ubona ko bari class cyane hanyuma abantu bo muri nawe inkorera mutima cyane gahunda anurukatsa ngaho ni mureke dufunge ma oboku. Okay ya mani class rero yagiye agira cyo rwose hamagara umukobwa kuri WhatsApp atenda gutumira rero kuri cafe ano tufatira ka cafe kameze neza cyane abantu b'abasirimu abantu bari class nkatwe tukaganira byinshi cyane bifite abantu bihuriye n'ubu buzima neza cyane. Umukobwa nawe ati nta kibazo. Uwo musore ntiyamenye ko umukobwa ari mushya muri iyo lodge cyangwa se ari umukozi waho nuko agira cyo rwose ariko atarahura nawe mu maso rwose ataranamubona muamuganiramo gake bambareba gake ni Kayanone. No karamutumira kwanza bari batarahura amaso ku maso nta numwe waruzi onde igihe nicyagiye gucya kikagera basezeraniye kuri comptoir hafi yahitwa kwa ndege basezerane kuri telefone we bati gahunda niyo wa muntu dufunga ba tumenyane cyane abantu mujya mumenyanira kuri comptoir no kuri WhatsApp mumeza mteya. Kayanone umunsi ni reality y'ubuzima duhuramo nabwo umuzima bwa buri munsi duhura nabwo ariko ibyo duhuramo nabyo birimo amasomo kurikira Kayanone uraza kumva isomo riri muri iyi Kayanone. Umukobwa nawe araza arinjira aze bombi bakibonana baceceka iminota 3 bararebana ndati se ni wowe wo muri chambre ya gatanu ndati wapita ahubwo se ni wowe tuba turi kumwe ku isambu ya wifi ninjoro nuko ibiryo rero bari baguze rwose aho bita kwa mama Winnie batangira gushyiramo bitonyanga abyisoni isomo bw'Ikayanone wikiyoberanya ubuzima buroroshye niba utabushyizemo igitutu ucyubwiyemeza wowe ugira urukundo ariko nta firigo tuza ntibizakubuza gukundwa kandi umenye ko isi igenda igabanya privacy ushobora no kuba musangira icyumba mutabizi. Ewana soza twigendera mwana wa M. Umusoza rero ntugaterete utarabona physically ushobora gusanga hari uwo musangira icyumba iwawe utabizi cyangwa wa muntu wapingaga nuko nanjye mbagize nya rwose nta n'igihe kirashe tuba turakubitanye turahuye ntago byasabye iminota nta amasegonda 3 nuko ati ese ni wowe muri Kayanone nanjye ntese ni wowe muri comment ati se ko nabona guri king ni nanjye nabona guri umwami kazi ubwo ngiye king rero mba nsubiye ibwami nawe subira ibwami bye.